Success demands ubundi gutsinda 6 things. bisaba ibintu bitandatu, kandi ibyo bintu bitandatu ntihagire na kimwe kiburamo, byose bigafatikanya bigenda. Icya mbere, gukora cyane. Nicyo kintu cya mbere bisaba, gukora cyane. Ubundi ntukizerere mu mahirwe, jya wizerera mu gukora cyane. Icya kabiri, jya wiga kwihangana. Iyo ubuze kwihangana, uba warangije gutsindwa urugamba urimo uko byagenda kose. Icya gatatu ni ukwiga gutanga ibitambo, kubera ko iyo udatanze ibitambo ngo ugere ku byo ushaka, birangira bya bindi washakaga ahubwo ari byo bibaye ibitambo, bikabigenderamo ntubigereho. Icya kane, guhozaho, kubera ko buriya guhozaho nibyo bituma ibintu bikomera ndetse bikaba byiza kurushaho, bikaba birenze. Icya kane, ugomba kugira discipline. Buriya ijambo ryiza ryatuma ukomeza urugendo, ariko discipline yituma waguka. Hanyuma icya gatandatu, jya wigirira icyizere muri wowe. Icyizere ugomba kwigirira si cya cyizere kivuga ngo ese ubu abantu barankunda cyangwa ntago bankunda. Icyizere ugomba kwigirira ni cya kindi kivuga ngo nta kibazo nibatankunda, mpfa kuba ndi gukora ibyo nkunda. Rero ntukave ku bintu kugera igihe utsindiye. Nicyo kintu uba ugomba gukora muri byose.